Pastor nta Prudence uri wanjye. Ariko se wa mugabo we wagabanyije amagambo ko numva janga ako bundi bagukwivata mu kanwa koko uri umupasiteri cyangwa uri yobekaye. Mwiriwe neza mwene da. Mwiriwe neza. Pastor. Bitese. Nta Bibiliya ncuruzamo hano. Ariko se ndi kubeye ko nje gushaka Bibiliya ariko nta n'igitabo cy'indirimbo ngiramo hano. Rega mu byo ufite se rega umucuruzi mwiza n'ugira utuntu n'utundi singo ngugire Bibiliya cyangwa igitabo cy'indirimbo. Namye nda. Ibi byose niba biranguye. Narabiranguye. Aya warabiranguye byose. Ariko nta mapendo ubonamo hano. Ariko se bitereka mbanze. Ngire gutya rega nje nitwa bundi Pastor bangapi. Pastor bangapi. Ntabwo mwumva se. Ndamwumva ngo afite amavuta. Uyu yarayafise kuri kubyumva mukoze mu kiganzo bwabyo. Ubu n'imyuka mibi ari kugutega ngo uhombe. Mahirwe ugeza no. Hoye ntago nahomba nje ibi bintu umurage kubuhera Yesu akiriho twe iwacu baracuruza. Oya reka nkubwire ibijyanye n'umurage. Ushobora kuragwa umurage ariko utari bene murage. Iyo ni ijambo ry'Imana. Hako jya utega amatwi. Rero nta kintu cyo mu rusengero ncuruza. Mwetega amatwi rero mu rusengero mugiramo ibuye ry'isa, mugira amasaha. Ibyo nabyo birakora. Ngewe nakubwiye ngo umucuruzi n'ucuruza utuntu n'utundi ndetse ariko nashakaga amavuta tushaka nagihari numusigara kandi nani ryo ncuruza mwizina rya Yesu. Urumva rero reba hano uretse gato uragira ngo mbanze murambura ibiganza gusuka y'amavuta imyuka mibi gende. Pastor bangapi vuga ikintu ukeneye rwose wa munyamavuta ko nta misatu ukeneye si y'abagore. Niko kusako kwa mucuruzi twe tuvugisha ukuri icyo nyeneye ako ubundi ijambo ry'Imana ricyo riziho icyo ugomba kumenya nuko wabatuza Imana ni cyo yazajya ku rusengero. Tega amatwi uwabatuwe ni utunga kuko yabashije kumenya ijambo ry'Imana siko bimeze. Ese ubundi ugira urukundo di burya ngo batagira urukundo ntago baba bazi Imana kuko Imana ubwo yari urukundo. Niba utangiye kuvuga iby'urukundo uguje kwikopa hari icyo uzi se kubijyanye no kuboneza urubyaro. Oya uretse ngo bajye nikopesha mwizina rya Yesu. Narasizwe kashindi nazo sente ndi nazo iyo tugihe iyo mavuta zamutse tuvuga ninde ubundi nkibona amafaranga n'abacuruzi ariko wanjye bitutuza abacuruzi niko mwabaye. Umva rero mbanze nkubwire Pastor ko racyaje tujya muri ndebe nuko rwose erega ubundi uyu muntu afite amavuta y'Uwiteka ikimukubwira niki nuko ashobora kukubwira n'ibyaranze umuryango. Ariko rwose bera Imana icyubahiro uvuga uti Imana warakoze nibikore rwose umucuruzi ugiye kubona umugisha. Imana warakoze ugiye kuri indege nyibonye imiryango ikinguka funga se urafunga ugende duburetse gato ntabwo iby'Imana byirukanka nk'abasazi bigenda nta maguru bifite bigiye kuba umurongo ku wundi. Oh haleluya nogejwe no umva nkubwiza ukuri ahubwo se nakomeje kukubwira ku kintu cyitwa kuboneza urubyaro. Pastor bangapi rero icyo maze muri isi njya numva kwa muganga ngo umubyeyi yakiza bamutera igishinge gakamara nk'imyaka 5 atarabyara. Rero se kwa muganga tega amatwi mbanze nkubwira iby'umwuka ntuma nkanjye Pastor bangapi urukumva niko narebye ibyicuruza byose mbonamo kano kana kaka ako niko nakomeje kukubwira ka iyo ntwaro di Prudence. Ariko se bite byawe zanagira vuba gira bangende shaka kukwigisha akantu gato kwiki kugira ngo ugire icyo usobanura kuvuga ibi usivuga gakeya. Prudence usivuga gakeya wajure uyu mucuruza acuza n'amagambo uretse gato icyo nshaka kukwigisha kuri aka kantu rero urumva akangaka icyo kamaze bakita iyi mu buryo bw'umuka tukita life buretse gato ariko wimvugiramo ndi kuvuga uri kubyumva neza mu buryo bw'umuka akangaka inkantibar akari kantibare kagarura amasasa hano n'indaya gusa nizo zingurira Prudence indaya. Ntabwo bivuze ko nanjye ntayigura ngo njye kuyigishaho ugomba no kubimenya. Ariko ubundi waruzi ko iki ngiki ari ikintu cyakozwe n'umwana w'umuntu cyatekerejwe n'umwana w'umuntu. Uwo mutwe wabitekereje Imana yabiki niyo yashyizemo ubwo bwenge hanyuma umwana w'umuntu aravuga ati reka goresha ikintu kirinda umubiri w'abagenzi bawe. Ese wabimugayira nyine nicyo nakubwiraga ngo badatera n'inda ngo nukuboneza urubyaro. Ibyo nibyo antuka vema irega Yesu akugirire neza n'abatarabanyu niba udafite n'umwuka uzawugira. Ese ngo ntiwavuga ngo aleluya kandi nongere nkamanike. Oya sumanike ibiki kubona amaze kugafata ibyo nashakaga ni ibi ngibi. Pastor nago nakugurisha nawe nakugurisha Prudence. Ako si wacecetse wowe ushaka kuvuga iki
ayo magambo nayiki ushaka se amafaranga se yakuzanye se ko wavuze akira Pastor ntabwo nakugurisha ziba ceceka hagurishwe kuzimu Pastor uguze Prudence ariko ubundi umuntu umva nkubwire ubu nagusenyuka ngo ururimi cyangwa iyi mitungo ureba hano yose kagenda nka nyombere mwese Prudence ugiye kwiga ariko se wakwitonze ko ngiye kwigisha icyo nshinzwe itonde gato kandi nawe umuri umugisha uzawubona wanawuhawe Pastor ajyanye Prudence Pastor ku gihumbi Pastor umva nkubwiye ntabwo wagura Prudence hano kujyanye ayo magambo nayo ubusa nyene yimbwigize imana yigize umucuruzi uracuruje urungutsura ufite butike iragutse ndi kugura Prudence ngo amafaranga ukayanga we naniso kandi umupasiteri agura Prudence koko Pastor subiza Prudence umukozi w'Imana koko ariko se bitavye ntabwo nagwaye amafaranga ntabwo nukuri kubuse nabamari iki Imana curuza abakozi b'Imana uyimara iki se nuko ndebe umeze nk'uwayihombeye ubona utayihombeye irebe nawe ubundi ngenzanye he nawe harahunze njye mahiri wawe ngendana nawe ntaje muri kakwiyabuza amagambo ntabwo uvuye Prudence wawe irihe njye mahiri wawe kari cyo nkubaza hanisoni nta Prudence uguriye ariko se wacecetse wa mugabo urashaka iki Pastor nta Prudence uguriye iwanjye ariko se wa mugabo we wagabanyije amagambo ko numva janga ariko ubundi bagukwivata mu kanwa koko uri umupasiteri cyangwa uriyobekanye umva rero nkubwire wa mugabo utandakaza agakiza nkakarambikaho gasabiriza woga twerera amarira we nakarambika oya nakarambika nyina nyuma urabyumva je mahiri wawe ngende wawe ntago havuye simbuka byarama ikimenyetso ni iki undi y'umusazi unaye igihumbi hanyuma se amafaranga ntasa igihumbi kiza gitandukanye bitewe n'ukizanye Pastor gayigende ntago uri Prudence wanjye ako se nakubwiye ngo ngabanya amagambo uranzi wanyitiranyije ese ni wowe duso wavuye ubundi nta cyazo ngahigende ntagenda soga samwa ugatsindwa n'agasani itro mani kumusha ase koko ubu pastor ceceka wanyanda sindasaza Buyani ntazani umva nuko mbaye kure we nakuritura nakunyuka nakuribata wowe akabwawe wowe mva mwana hano ntasigara ncuruza ntasigara ncuruza rwose mbabari curuzi kwa mabanda sikuwa agasaza hano gutamona umuntu akenze kiri gute none se niba atari isigara ushaka ubwo ushaka wood kandi wood ni abantu bamwe ibiyobyabwenge iki umusigaye nkorana na RIB za mpapuro umupfunyikamo urumogi ntazo ngira ase kuba wagasaza imana amagambo menshi dodo none se blaga abanya bla je kwigurira akaboro nyine ntasigara ncuruza wazirishakira haruguru muri nkandagire he fuck man kutori kubutisanyura man you playing with my shit you playing with my diamonds nigga I got my money blah 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 je kwishakira namaka biscuit Rosonas kumbona ukiri umwana mutoya warabyaye kitagane mwana taje kubigira ndabirebe kandi abantu bamwe ibitabi nta kinyabupfura mugira nk'umucuruzi nkanje uba warishoreye amafaranga yanyangana gutyo urumva singize supergipe nazicuruza ushaka iki ngacuruza nyine ushaka iki mai je nago nkunda ibintu by'idode blah 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 nyine ushaka blah blah punguza shut up what the fuck you mean man nta kibazo genda sigara zigura rarugo bani je nakura wico nshaka kucyunyagiriza nyine ushaka iki mbwira ushaka iki fuck man nta wude ncuruza je nago ndikodinga man wanaye mu Maria cyangwa kana mukari hamu je nki Maria umfate nifitiye umwana urwaye nunda inzoka zimumerena kari barambwiye ngo urumogi ngo rutuma ngo umwana akira mu nda ngakagira na pete nakora y'urumogisha bitch donini biskuje kugura bitch ufite ubundi dode byadanje mwana n'imbere y'Imana na biskuje you are not soul nigga you are not soul blah 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 punguza na mom Maria cyangwa unyitere maka biscuit akari kugosinjera rinde maze no kumbiza n'icyuye fuck Mune muni biciri byanje mani change ni ubukiri ndi kuvuga menshi mwana iyi biscuit ndayiguhera ubu ndayiguhera ubu ndanyirana nago nishyuye
ntabwo ni ibyo bishit uri kumbaza njye maniga sinkorana na CID. gusa wowe umva impamvu nakubajije wowe nta n'umuntu yagutandukanyiriza n'ikibabi kitabi ntibiba wowe urumogi rwigendera Crazy man. Iyi niga ni insazola ubundi ahubwo ubagira intanga zawe zari imbuto fata igitoki. ahubwo reka mubaza abantu banyweye itabi babasha neza kubara amafaranga babagaruriye neza Maniga ufite bla 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 ariko bite byaye mwana. ntabwo Ucuruza umuntu ubundi wowe nagaye. Ngaho kuri nayo umuntu nk'ibiceri byanjye nigenda. ndashaka nagura urumogi ngaki Nabona igiswa cyanjye mani change yanjye ufite izagara wowe. ese ubasha kuyabara neza ndakugarura angahe Mabiceri byanjye 900 ni paparire mani wowe uri n'umwanda. ari Ako umuntu ngo n'umucuruzi. Umuntu baramugurira bakamuha amafaranga akajya no gusebya. Asakuza ibintu umuntu ngo prudence. Yiyambwa. Uziko umuntu kuvana mu mwuka neza uko utaramutse bigahinduka. Siko. Reka nkubwize ukuri. Ubu nge nagenda nkajya kumuhombya butike tukayishumika. Noneho nkareba ikivamo. Ndetse Ruko nemwe pastor banga amakuru Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Umwami Yesu nahimbaza. Nahimbaza rwose. Amen. Amakuru yawe. Amakuru ni meza cyane. Neza se. Neza kuri kugenda witotombera iminsi yagiye. Ntabwo ari kwitotombera iminsi ruharwa. Nuko koko ngewe urareba ugasanga nsa n'umuntu ujya gukora prudence. Izina rya Yesu. Oya, ibaze nawe ibiruzi utokizanye bikubwiye. None ukoresha prudence. Nkoresha prudence sinahuye nande. Najya kubatura abantu zino nongeye no kubaroha. Ibindi ngukoresha prudence. Izina rya Yesu. Ya. Sinshobora kuko buriya nge nzi iki ijambo rivuga. Erega niyo twizeye. Erega umwami yavuze ngo tumukorere. Abashaka ibya Kayizari tubisigira Kayizari. Sibyo mba nkubwira se. Ibyo. Nibyiza tugomba kubitera umugongo cyane. Bangapi ndagukeka amakuru aravugwa. Ariko se unkeka iki? Ni amakuru avugwa ndakuziye. Nyine ndakubaza. Unkeka iki? Amakuru agenda avuga ko ugira imiti pe. Ni ukuri ko Imana twiganye. Nitwiganye. Ariko se twariganye none gute usigaye undusha amavuta. Nuko nabikoreye narabiharaniye. Ariko se wewe wahugiye mu gusoma ibitabo nge mugira mu kugenda imisozi. Bazi ikibazo. Barabapfumu muri Nigeria wabagezeho. Toka satani mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Niko. Ruharwa niwe uvuze gutyo ngo abapfumu. None se sibyo sujya mu bapfumu. Nge ngorana nabo. Udakorana nabo. Sinshobora. Nitwiganye Bibiliya nkurusha. None se niba waranushaga wewe wandushije gusoma. Nge narasengaga nkashwanyagura uranzi neza. Pasiteri Ruharwa uranzi ndashwanyaguza amadayimoni hasi ariko we ngo barandahiye ngo urasenga n'insengero zikarigita. Oya ntabwo ari insengero z'Uwiteka. Izo mbaraga zikuye. Imbaraga nyene zikuye mu gusenga. Urumva hari ukuntu ukorera ikintu ukagihabwa. Sibyo? Ibyo mubiba nibyo muzagira gute? Muzasanga. Hanyuma ari amazi uri gupuriza abantu mu gahangu yavana. None ndabone se amavuta nyine y'Uwiteka. Yayavo yava muri Somalia ava muri Israel. Ari yava muri Israel. Oya ni mu ayo mavuta nayo ya mavuta nayo wakuye muri Nigeria. Nigeria nagezeyo ryari? Amakuru yafite ngo ufite n'utubuye. Ariko se ari wabyibuza nakoresheje utwo tubuye angaza bikubwiye ko yatubonye. Boretse no sango bazi. Nta bintu by'ingurube zibabi, nta bintu uzi by'ibihanga by'ingurube batamutse. Ibyo ntabyo nzi. Rega ndangira nayo ndebe ko nabona abantu. Ibyo bihanga by'ingurube se ko utabikoze nyine ngo bitabe noneho hanyuma ayo mavuta uyabone. Boretse wowe uhamya wowe. Ndakatwika biriya y'Imana yo ndi kwigisha. Barasinzira bakabona bamwe ku matelefone kasinakubwira wumve ngo nta ariko rero muramaje gupfira nuko ntanura. Ntago ari ubuhanuzi abantu bakeneye. Wewe ngo ratize naye nabaye imbaraga wazikuye n'abapfumu muri Nigeria. Ntago ari abapfumu bakomeje gutsimbarara ku bapfumu. Wewe hanyuma ko wumva ko ushaka kubwiriza n'abantu bagakizwa. Niyo nazanye kakana uri kakana twagiye twasanze mu ruhengeri. Kagasore gatoya. Abantu namwe ngo hanure n'ibyatsi navo kurimbure. Mwana afite amavuta. Ariko njye nagiraho bagasinzira. Ndabigusha mugira abapfumu. Ntago ari abapfumu. Dore rero mu gihe cya none abantu benshi basigaye bari mu buyobe. Umuntu arakubwira ijambo ry'Imana uti n'umupfumu. Wajya mu bapfumu kumva ko ari wowe urubuze kugukiza. Mwisi iyi si ureba Imana yaremye
imbaraga z'abapfumu hejuru yazo hari Imana. None se ntabwo byemera se? ibyo tubyiho. Urabyemera? Ntacyo ndabyemera uzabimbwira. None wangurije 5 mwana wa mama. Ndabona ngo nitugitura byaranze. Byaranze pe. Urize koko. Mugurize nguriza 5. Nguriza 5 ngera hano. Nese se byo nakubwiraga nyine ngo mvuye gushwana n'umucuruzi. Mwe mwarakize cyane. Ayatwaye yose ntabwo nakubeshya. Niko. Nguriza 5 ega mwe mugira nabapfu. Abapfu bose shawo. Ariko ntimukabanganye mu izina rya Yesu. Koko mwizina kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu umwuka wera kugendeho umwanzi satana kuve igisuzuguriro niko pastor. Prudence. Akose wavugiye hasi koko ari mu rusengero uri kubwiriza. Niko prudence imbere y'abantu. Kubwiriza. Hari undi turi kumwaha. Ganira nanjye kugenda na prudence umuvuga butumwa koko. Uyibonye hese. Kuko nawe ubusambanya uyibonye. Usambanya abagore mu nsengero. N'izina rya Yesu. Rero reka mubwize ukuri. Yala. Mubwize ukuri. Ubanza nabyukiye ubumoso nkuko bajya babivuga. Niko. Bava kuri butike nkatonga. Ndakubonye n'ubonye. Umuye nawe nkubwira ngo ujya muri Nigeria mu bapfumu narata zirambaraga z'ubuhanuzi. Wahanuye ryari ko Doda nani reka mubwize ukuri rero nawe. Uretse gato. Muri kunyara kuvugishwa mukambana mu mwuka mugatuma mvuga nibi by'abatabapfa. Mbabarira ntunere hejuru. Nsambaguriza ubwonko. Prudence. Uyibonye hese ubundi reka nanakubwize n'ukuri. Ibyo ni cyo insengero zacu zibangikanye. Urumva? Wowe nkurusha abakirisitu. Reka nigendere byose ubisigarane ndebe ibyo bizakumarira. Sha nawe uzarimbuka. Cyangwa nawe ntacyo uzakura kuri rurema. Ukigenda na Prudence. Nanakubwiza ukuri se noneho. Reka nanakwerura. N'ubundi ntacyo naba nkoze. Icyo naba nakazaniye ntabwo naba nkikoze. Reka noneho ngatware uri kubyumva neza ngiye gusobanurira abakristo banjye icyo ubwirinzi bumaze. Aka ni agakingirizo ujye ubimenya ubimenye. Ye baba we. Prudence iramaze. Nabikubwiye ngo n'ubwirinzi. Urabyumva? Kuko Prudence banga. Kuko banga Prudence umukozi w'Imana. Mungu wangu. Nani? Imana izabahana. Niko umva ubwire pastor banga. Mwizina rya Yesu ngiye kugenda mbivuga mbikwize mu nsengero zose duturanye. Pastor ugura Prudence ku gasi. Ubwo rwo nireshe muhima. Ni shari ryuko wowe ngurusha ariko kuba nejejwe. Wejejwe iki? Reka manzera mubwize ukuri noneho. Ngiye kugugura aho kuri none reka gakiza gakira. Nanjye ndagenda mbivuga bavuce mu matorero. Ugenda uvuge reka nguyibivuga ceceka we. Ceceka. Nge nashyira gakiza hasi tukahigana kuryo bw'umwuka n'umubiri. Wangira iki se uko utanusha amavu? Umva reka ndeduhanga. Wangira iki? Ruharwa unyitondere mabere ya nyoko.